Bakunzi ba Rwanda Burundi TV twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe, inyuma ya kamera muri kumwe na Hakizimana Jean Pierre. Nkuko mubibona imbere ya kamera tuhafite umusesenguzi tureberayo cyane mu bintu bijyanye na politique, Kofi Beto. Wasuhuza abadukurikiye? Ya ndabasuhuje mwese abo tubana cyane kuri Rwanda Burundi TV mu biganiro duhorana umunsi ku munsi. Mwese ndabasuhuje cyane abantu bari mu ntara zombi, katubasuhuza by'umwihariko. Noneho abandi bagiye hirya no hino nabo ku mpamvu zabo badukurikira, nabo tubifurije kugubwa neza muri activite zabo. Yego mugubwe neza aho muherereye kabisa. Yuvuze abagiye hirya no hino, turabizi ko abadukurikira bari ku migabane igiye itandukanye, yaba Amerika, Afrika, Aziya, hose hari abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda bagiye bahari. Turabashuje rero nk'ibisanzwe, tuba tureba geopolitique cyane. Turagarutse kugira ngo dufashe kumva ingingo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye turagarukaho. Natangira nkubaza ikibazo. Mu mishishire twabonye General Hamdan uyoboye inyeshyamba za RSF muri Sudani agenderera ibihugu hano mu karere birimo nka Uganda, South Africa, yewe Djibouti na Kenya. Ese bivuze iki kuba umuntu uyoboye inyeshyamba ziyogoza igihugu asura ibihugu bikamwakira nk'umuperezida? Ese urabona intego za RSF zizagerwaho zo gufata ubutegetsi? Ubundi kadore kuri icyo cyuko abantu bakira inyeshyamba nk'umuperezida. Yego. Ubundi tuba twanabivuze kenshi ko Afrika ari umugabane utagira abaperezida. Ni burya ni twebwe tubita abaperezida, ariko imbere ya think tank y'Abafaransa, imbere ya think tank y'Abanyamerika, think tank y'Abongereza, think tank y'Abadage, burya ntago bakubwira ko muri Afrika hari umuperezida uhari. Kuko urebye na ari Uburayi na Afrika ninde ukomeye muri geopolitique? So Uburayi? N'Uburayi. None so Uburayi Macron ubona ari perezida muri espace? Wow. Ari gouverneur. Burya hejuru ya Macron hari ikintu bita European Union. Kirani cyo kiyobora Uburayi. Uze ngo na Macron muri espace geopolitique ntago ari perezida. None umbwira ubu ni muri Afrika we niki? Ni agent. Bafata nk'aba agent bashinzwe gushyira en place ibintu European Union ibintu Amerika ishaka. None imbara aba agent bivuze ngo n'umuntu Amerika yarumye abari compatible, abari kuri level imwe nabo bantu muri espace geopolitique. Niyo mpamvu inyeshyamba Biden yarumye ibiri compatible n'aba president ubona muri Afrika ko bose n'aba agent. Ubwo bivuze ko already iyo nyeshyamba n'ubundi bateganya n'ubundi kuba yafata ubutegetsi niyo yayo. None singo wo mbwibyo ngibyo bo bareba ese umuntu inyungara ziduha ubutegetsi ufite n'ubuhe? Muri Afrika nta muntu ufite ubutegetsi. Bivuga ngo ubu bareba nimba inyungu zabo zikora. Nk'ubu nanjye Amerika iramutse bakaza kuri chaîne yanjye avuga ati wowe tugiye kuguha lobby udusesengura uvuge ko muri Ukraine bimeze gutya, uvuge ko mbega Putin yaguye mu mazi. Ubwo nanjye mba ndi compatible n'abaperezida bo muri Afrika. Tupfa kuba twese hari inyungu za Amerika dukora. Nanjye babanyakira bakankiraho tapi. Kuko ijambo perezida ni mu gihugu interine bari myita, ntabwo imbere y'abazungu bari perezida. Rero nimba uriya muno muri Sudani ari Amerika yamwarumye abashaka kumuvinga mu ba pro America freely bakamuha amatapi ibintu byose bakabimuha. Wenda kuri ako ntaguciye mu ijambo gato. Ko twabonye anagira South Africa, bivuze ko South Africa nayo yaba ari pro America? South Africa ubundi ntago ari pro America, nta nubwo ari pro Russe. Wo bareba uyu muntu aduhaye lobby ingana gute? Kuko ibona ni abantu bakiye ku kintu cya economy. Umuntu rero bakiye kuri economy ni lobby imukonvenka. Nuvuga ngo bashaka bakabona uriya winyeshyamba muri Sudani iki byose ayaje in terms of lobby n'amasoko South Africa ibugire muri iyo ntambara. None se bira imodoka by'uriya mugabo ntibikeneye petrol, ntibikeneye essence, none se ubiguze South Africa? Birumvikana cyane. Rero nuko guko bimeze uriya nawe imbere ya Biden ni president wo muri Afrika.
urebe n'indi mitwe abanyamerika bagiye baruma mu myaka yahise kera cyane. Urebe ukuntu abongereza bakoraga lobby bakaza ibitangazamakuru bikamusanga mu ishyamba nuko bari perezida gutyo. Rero nuko nguko bimeze ntibikagutungure. None RSF ku nimba izagera ku ntego yego gafata ubutegetsi ubu ngubu biragoye. Uvuga ngo umuntu Biden atarumye mbere yuko Chine igera muri centre géopolitique, uwo muntu ibyo abaje gukora no guteza akavuyo, kongera kuteza akavumbirombe no kugira gute, ariko ntago bashobora kwinjira muri presidence. Kuko Chine yabizi ko Biden agiye agera ku ntego zose yifuza, byazajya nawe bigatuma isohoka. Putin nawe arabizi ko nimba ashaka kujya muri centre géopolitique amaking ashobora ko hano Biden ari applying ibintu bitagera en place. Niyo mpamvu nimba wumvishe ngo Abiy Ahmed bashaka kumuhirika, kora ku buryo atavaho. Nimba wumvishe ngo barashaka kubarikaniza Kongo, kora ku buryo bipfa. Nimba wumvishe ngo barashaka gukuraho CNDD mu Burundi ngo baritse Nkurunziza, mukore ku buryo agaruka muhame n'intwaro, donc namwe musare. Kuko nibijya en place ubwo Amerika izaga umuyobora isi yonyine. So rero nabiriya bintu ubona hariya uriyo muri Sudan bitewe n'amapuissance n'ukuntu bari kumubyiganiraho, Amerika ishobora guteza akavuyo mu biromba, ariko kuvuga ngo yagize muri presidence ntibabigishobotse. Abari bategereje ko General Hamdani yaramutswa Sudan, wenda hari nk'abarebye yakiwe muri ibyo bihugu baravuga ati okay, ahubwo urugamba rwatsinzwe. Nuvuga ngo uriya muntu nakubwiye ko ari Biden wa mwarumye, biri ni favor ya Biden amakoriya ntambara ye. Noneho rero ashaka kujya muri bane yibahudu we n'undi nabo basanzwe bakorera Amerika ibintu runaka, bakambwira ati mugomba kuma intwaro zingana gutya, mugomba kunkora diplomasi, mugomba kumpa bazari mukama ibikoresho bya byose nshaka. Buriya nizi ngendo na Amerika yazikore structure. Ntezo umuntu w'ingiye cyamba ntabwo ashaka kwifata avuge ngo ndajya mu bihugu bityo gusa. Ahubwo aho nahita nibaza se wa munga ni kuki ukuri inyeshyamba agenda ntafatwe kandi haba hari ibyaha. No kuvuga ngo uriya umuntu wese uri ufite diplomasi ya Amerika bafite legitime. Inkiko zifata abantu kuri isi z'abanyamerika. None umuntu Amerika yamwarumye zumva ari nde wamufata. Arakora muvuma ze yisanzwe. Arakora muvuma free cyane cyane ahantu hari pro America. Buriya ntabwo dushobora kumwumva yasuye nka za Mali. No kuvuga ngo nka za Mali kwa ko ziri police na zaki zose, ubundi naho yajyayo pe, naho yajyayo. Ariko noneho ntabwo yakura inyungu nyinshi, ntabwo yakumva ari comfortable. Kuko puissance iri gufavoriza Mali na puissance iri kumufavoriza biri guhangana muri espace. Numva vuga ngo ubushobora no gukora ibintu runaka ku muntu Biden yarumye, mwakumvikana ukarakaza Putin, kandi ibintu byose go itarimo na Traoré byose ni Putin bari kwitwaza. Numva roho ntago yaba ari comfortable. Ahora dufashije kumva neza cyane. Noneho reka twihutire ku kindi kibazo cya kabiri. Ese muri rusange geopolitique y'isi ubona imeze gute? Ko turi kubona intambara zitutumba hirya no hino ku migabane, ubundi ni ibiki bitera ibyo bintu? Ubu ngubu isi iri mu byo nakwita nka kwerekana rapport de force. Vuga ngo Chine na Putin bamaze gushaka uburyo bibagera muri centre géopolitique. Ofete Chine irimo ahubwo irimo iharanira kutavamo. Kuko nayo hari parametres zo kwivanamo. Putin nawe arashaka kujyamo. None ibyo bintu byose biri kwa muri centre géopolitique bita bitumana bya bice bindi habamo changement. Hari igihe umuntu aba arashaka kwigumura ariko akavuga ati se ndigumura ku muntu uri muri centre géopolitique. Wana nk'ibintu byabaye hano mu karere, kukora kuna president bagiye bavaho, burya ntago ari kuvuga ko ntambaraga bari bafite, ahubwo umuntu muri espace muri centre géopolitique uri kubafavoriza ninde. Buriya bagize carence yuko muri centre mo Amerika yonyine, none ni imiraro mimitwe nese urumva wakwifashisha nde, uba watsinzwe. Icyo gihe uwo mutwe ufite diplomasi iri guturuka muri centre géopolitique
ikayiha rubika ya structure ikayiha iki byose. Wowe rero niyo w'intwaro ugiye kwirwana usanga nta diplomasi gufavoriza ihari. Buriya nk'iyo URSS iza kuba ikiri muri centre akutayobowe n'abandi abantu bicyuka ngo barabasinzi nyine babaye URSS bamafuti. Harimo nka Putin ubu ngubu ntago mukari babyagenze kuriya. Ntago twari kubona Milton Obote yirukanka ntibishoboka. Obote ntago yatsinzwe waho ntambara gafite. No nabwo yatsinzwe kwa ko nta diplomasi mufavoriza yari ihari. So rero ubu ngubu noneho kuntu ibintu biri kugenda muri ya centre geopolitique ntago akima Amerika gusa, harimo abantu badashaka kuvamo, hari n'abashaka kujyayo. Icyo gihe bifavoriza n'abandi bashaka kwigumura muri za region zitandukanye. Kavuga ati mfite Putin ushaka kuma Wegener, ntago Biden yakwara mu mutwe gutyo gusa. Akabonaho ubwinyagambo. Mfite Chine ishaka kuma intwaro ngo Biden yakiraho ambariko. Nisundo bote ari kugura intwaro. Byabigo none se Obote aragiye ariko mu mbuto Seseko Wazabanga yari pro America. Byamugendekeye gute nawe kugira ngo agende muri iyo nkubi? Ariko pro America washaje se wabavuze iki? Abanyamerika bashaka kubona washaje iyo bakoze structure mu kare ntabwo bavuga ngo nawe uri nguri pro muri nguri iki. Bahita baramplasa. Tugenderamo. Cyane ko mu mbuto yarangije ya circle y'imyaka 30 icyo gihe yari kiraninga. Noneho rero ubwo ngubwo ikiri kuba ni icyo ngicyo no kongera kwigumura. Noneho ubwo nguno kwerekana icyo twita rapport de force. Cyane capacité militaire. Chine irashaka kwerekana ko nayo yakoze amadrone yari y'abakisekedi bagura kandi agomba gufunctioning. N'izindi ntwaro nshyashya bari kwerekana. Shaka bijya en place bikagaragara. Putin hari ni weapons ari gutesting. Amerika nayo hari ni weapons zifite na shaka gutesting. Israel nayo wabonye ko intambara ngubu ntago ikirimo ibyandi byo kuzana ngo Iran mu ntambara. Babonye Iran isunye bahita bahindura structure y'intambara. Ubu no gutestinga ni weapons hara muri Gaza. Gutestinga amato mashyashya agezweho ujye ubona bajyana ngo muri Red Sea bakavuga ngo hawutisi ngo ibiki kandi ari gutestinga amato. None nk'ubu ngubu urebye nka Kisekedi wenda tuve muri abo bo hejuru. Naha n'abanyafrika bashaka gutestinga za weapons kugira ngo bahabura abantu runaka. Wa mbere ni Kisekedi niwe munyafrika buryo ufite projet géopolitique nkuko ziba Putin bafite za Ukraine ba Chine bafite za Taiwan, Ubuhinde bufite Pakistan. Kisekedi niwe munyafrika ufite nawe projet politique. Rero nureba Kisekedi ideology afite iyo ataza kuba Putin na Chine ntago yari kuyigira. None umuntu yiyenteresaho cyane twa Putin afite mood yo gukora za invasion kuri projet géopolitique ye. Afite na mood yo kugira gute kuransa intwaro nshyashya maze gukora cyase gutestinga ama weapons. Uze ngo na reflexion ye muri ako karere niko ari ubigenze. Kisekedi yamavuze ati nkeneye invasion kandi nubwo akire n'ikibuga cyo gutestinga izo weapons amaze kugura. Niyo mpamvu rero intambara y'akarere irashoka. Ese ntago yazitestingira hariya kuri M23 cyangwa oya umuntu atestinga ni weapons ku mwanzi. Kuko nibwo bigira result. Abana nka North Korea na South Korea, kwise North Korea harandi yazitestingira agomba kuzitesting kuyepfa. Kuko nayo ni projet politique ye. Ko twabonye naho baterana ibisasu. Ejo ndi bateranye ibintu by'ibisasu cyano ryose testing the weapons. Donc umwerekera rapport de force. Pero na Kisekedi nawe agomba kwitestingira kuri projet nkuko na Putin yabigenje kuri Ukraine. Ni agomba kuzitestingira. Noneho Kisekedi rero burya impamvu atagomba kubikora ku butaka bwe ujye ubira no kunarwana zino ntambaro. Uziko buriya muri Ituri no Kivu na Sud Kivu Kisekedi akoresha 1% of capacity ya Air Force. 1%. Ni impamvu uzajya ubona yasohoye isoko imwe gusa asohora drone imwe kuki satazisohora zose harahanda azazerekana. Ese buriya bivuze ko akoresha Sukhoi nkeya. Narinzi ko buriya zose ziba ziri mu kazi. Oya Kisekedi akoresha 1% of capacity ya Air Force. Cyo rero abantu bamwibeshya kuntu Air Force yiteye ubwoba iyo Sukhoi imwe bishaka kumuvinga guhera muri Sud Kivu kazamukongera Ituri. Ari iri kumuvinga yonyine gusa. Kandi ukumva yakoza amarorerwa.
none ibaze kandi iyo ngiyo ni Sukhoi 25 y'icyuka y'icyukira ntabwo upgrade afite Sukhoi 35 numva harimo generation en fait we nimba ubyuka neza ukabona ko Amerika idashaka Tshisekedi azura intambara ya Krekos nuko bazi stock ye bikumvikana nyine abantu basanzwe muri societe bari gusakuza ngo Kongo yarapfuye Kongo yarapfuye Amerika igatinya ko itangiza intambara ubwo nyine dushobora kugira ngo wenda nta gahenge Amerika ishakira Kongo no Amerika ikora risk analysis ikavuga ati Tshisekedi natangiza intambara y'akarere kose yo itivuga ati abantu bari muri centre géopolitique barahita bahiye interest kuko akarere nimba kadafite intambara bivuze ngo na Amerika bivuze ngo biracyameze ibintu Museveni aracyaramplasa ameze neza arakontorora ni haba intambara bareba stock Tshisekedi afite akavuga ati Museveni stock ntabwo ayibasha Putin ashobora kwita amena Wagner ntaka testingira niyipunze dore uvuze Wagner ariko Wagner si zisanzwe zihari se zirahari Wagner se ziri muri Kongo bona zirwana nk'iziri muri Ukraine ndaguye ngo habaye intambara no zabaseri ko tujya twumva bavuga ko umenye ko yego ziri muri Kongo ariko Wagner ziri muri Kongo zishinzwe kwicara ku birombe ntabwo zishinzwe intambara ko tujya twubona se wenda ni za ntambara zo kuri Twitter kabona ko ngo bakubitaho barazirasa kuri Twitter aho ziraraswa kuri Twitter Wagner ziraraswa nta kimwe nuko na Sukhoi izigwa kuri Twitter kabona na CH4 yahanutse ukabona n'izi drone z'abashinwa nazo kuri Twitter ziragwa ese CH4 hari ubwo Tshisekedi yayikoresha cyangwa iracyateganya oya CH4 ejo ndi mu ijoro hashize nk'isi yari ikoresheje kandi muri Afrika yose nta muntu ufite air defense system yahanura iriya drone kubera kubura ubushobozi kubera ko batabona bimeze nyine donc iri very catastrophic air defense system ziri muri Afrika nizo gona bura budege bw'icyuka bura ko buteri burasa ubuntu bw'icyuka ntago shini ntago ushaka gukora intwari iteye ubwoba ku buryo wiratisha kuri rwo rw'isi kandi umunyafrika yayihanura birumvikana ntago bishoboka birumvikana rero ubu ngubu Amerika yo ikintu itinya cyambere muri kano karere ni stock za Tshisekedi noneho igatinya na neighborhood zavuka muri ibyo bintu Putin na Chine rwose bahita bayigira intambara iteye ubwoba kuko nimba ikintu ba Putin bakeneye ni ukugwisha Amerika mu turere turi sensible ku buryo nayibura imbaraga bazirumvise ngo hazutse intambara ushobora no kugabanya n'ibintu runaka muri Ukraine ukerekeza aho hantu ubwo abadukurikiye barumva impamvu nyine turi kubona ibi bintu impamvu twe tuvuga intambara y'akarere kose tuba turi muri centre tuba turi muri espace géopolitique twe tuzi ngo ibikomeje Amerika ni ibihe ese ushaka gusimbura Amerika wayitesha umutwe he aka karere nababwiye ko kari andanje aho birumvikana cyane ukunze kuvuga aka karere ko gakeneye intambara yo kuvugurura cyane ese irashoboka ese niki ubuvuga cyavugururwa bavugurura iyo ntambara ntibi ese ibaye ikarangira akarere kamera gati kadere kuri icyo cyo kuvuga ko ishoboka gushoboka nyine namaze kubikwereka ko ishoboka donc nimba uzi ko itashoboka genda usenye Putin ave mu nzira ugenda ufate Chine uyivane muri centre géopolitique nibwo itashoboka naho nibagumamo barimo baragumura ba Tshisekedi babagira bate naho baraza muri uwo mujyo wo kwigumura umva irashoboka none abantu bavuga ngo intambara ngo ntishoboka ngo nimba hano ese muri kano kare niho hambye Imana ku buryo nta ntambara yahabera nimba twarabonye hari yarabaye mu Burayi bwari mu intambara iri kuba muri Myanmar intambara igiye guhuza Korea zombi intambara ishobora kuba prolonge ikagera hari abita muri Romania na Azerbaijan ibintu nk'ibyo muri kano kare kukitahaba hahambye Imana hahambye Bikira Mariya ni iki gihari kituma intambara itakuroflecta
nuko hari abagabo bakomeye ufite ni byane abantu bamize ngo hari ibisirikare ngo bikomeye ngo ntawabitera ngo nize South Korea yo iroroshye ko bari kuyitera Yezu undi byango Zelensky yari yoroshye mu buzima busanzwe Kenya ntabwo yari yoroshye uranabibona uko imeze ubu ari ikintu cyoroshye biba byararangiye Neze niba abantu nk'aba ku kihano mu karaho bataterwa nindi wahambye muri strategique ubwo so rero irashoboka ahubwo noneho warumbaje impamvu mba nifuza ko ubu uvuga ko haba amavugurura kano karere hari ibibazo politike byananiwe kubonerwa umuti kandi ikibazo politike cyane kubonerwa umuti ubwo ikiba gisigaye ni intambara ikemura ibyo bintu noneho hari n'umugano uvuga ngo try to fail and don't fail to try uvuga ngo nimba ari ibintu bikubangamiye gerageza ukore mekanizme wenda zipfa ariko wabikoze muri kano karere impamvu dukeneye intambara nukugira ngo turebe ko ibintu bidakemuka byakemuka cyase bizabireka ariko hari step zakozwe icyambere dukeneye kugira ngo bifite demokarasi uko abantu bewe muri kano kare ntago tubyishimiye ntago twishimiye kuna abantu bewe muri kano karere ko muri ibyo bihugu hose mbona haba amatora birabitora ko ari birabitora ko bari cyuka birana amatora dukeneye none se nkungureka par exemple tuvuge nk'Ubugande yego Ubugande ni igihugu kimaze imyaka 40 nta president kigira abantu urubyiruko rwiza aho hantu abantu babonye ma scholarship hanze bakora uburyo Ufaransa buyoborwa abongeza bayoborwa n'iki byose haravuga atari ko kuki tuzabuma ko tutagira president ubwo iyo think tank ibonye ibintu bitunganye ibyo bintu bakajya bishyiraho umuyobozi babyanga nk'ubu ngubu rero ngo bizwi ko ari Muhozo uzayobora turashaka ko dukora ibihugu tutazi nguriya muntu runaka ngo niwe ngugomba iyo kugomba ayikana ari uko koko yageze igihe cyo kubikorera no iyo kugomba ivahe yabivukanye bimwanditse ku gahanga se yabohoye igihugu yakiboye hese yagikuye mu maboko yakiboye kuzimu se cyangwa yakiboye mu banyagihugu n'ubundi yagikuye mu maboko y'umunyagitugu Milton Obote wari umaze Milton Obote kw'imihanda yasize ariyo bagendamo Milton Obote ko muri se Milton Obote yo bamureka agakora structure cyakubugande bo bukimeze kuri akora ko batamuhaye amahoro gendure ibikorwa yakoze mu myaka yamaze n'ibyo Museveni abagize hashize imyaka 40 ko arabihuriye none se Abagande ni ndagwe kundi bashaka Muhozi ku buryo mubagereka bagendeye ku bikorwa byiza byasi no kuvuga ngo twebwe ikintu dushaka muri kano karere apana ibintu by'ubugoryi turashaka kugira ibihugu biyoboye diplomatikoma demokratikoma apana ibyo kuvuga ngo umuntu imba yirwa mutekeza kugira ngo umuntu abwe ngo azabayobora nubwo yaba yirwa mu kabari nubwo yaba yasinze ariko muzi ngo nuzabayobora ngo ntacyo muzihinduraho icyo ni igihugu cyo ni ikibazo mwese tugize imana tukabona Kiseke tuzuhitana ibyo bintu byose tukazatangiza ibintu bifite gahunda urumva tutifuza ibyo bintu ikindi dukeneye abantu ku buryo ibihugu bigira think tank uvuga ngo umuntu ashatse gushinga ishyaka bakaryandika kuko usanga mu bihugu ari ishyaka ngo rimwe ngo niryo rigena ibintu byose abandi ngo nta rindi ishyaka rigomba kuza buriya nko muri Uganda se hari nk'amasinjya numva Besigye sari nk'amashyaka nk'icumi cyangwa gutyo nakubwiye ko haba hari ishyaka rimwe ibindi bishyaka by'icyuka bivukaho nta gahunda babifite usanga nta uzarebe niba babisize mu nteko ni ibintu bitabifunga donc baragenda bagafata ishyaka bakarama abantu bafite ikibazo kinda bakabashyira mu nteko bakeneye umushahara gusa ntibabaze ngo abaturage ko bari gupfa abaturage ko baburara ko ntagiye kintu babaza ugasanga nibo bibereye mu nteko twebwe rero dukeneye ko ibintu bihugu bisobanuka bigahinduka n'uvuga ngo hano muri kano kare usanga ari abaperezida bafite ubwoba ko Museveni ashobora kwaruma umutwe ngo ukabakuraho nese Museveni yavuye mu nzira abantu bakagira amahoro ese hari aho yaba yarakoze ibyo bintu agakura ubutegetsi akoze ko kanabyivugira ubundi uri murambazi Museveni yavuze ko azabohora Burundi nese azabohora n'ubwasi
ashobora kuba abona biboshye mu bukungu. nyine se yagumye i Bugande bo bakazibohora abarundi ku giti cyabo. Dukeneye ko ibyo bintu bya menace biva mu nzira, abantu hakaba freedom no gukorana. Noneho iyo tuvuga ko dukeneye intambara y'akarere kose, ntabwo uvuga ko natwe yadusiga amahoro. Nanjye nishaka izamitane, ariko nge ndeba future. Nkavugana abantu bazadukomokaho, urubyiruko ruri gukura bazige, bagira bate, bajye bashyiraho abayobozi badashwana n'ibihugu, batafunga imipaka, batagira gute. None se nibiguma gutyo, urumva tuzaguma tumeze gute? Byo birababaje kuba twaba turi muri East Africa ariko nta cross utagenda ahantu wisanzuye. Ukibazwa ibyo nese ntabwo dukeneye kubona ya safe function. Apana by'icyuka bagenda bakandika ntibikurikizwe. Birakenewe cyane cyane. Nese ubwo ibyo byose nkubwire, ibibazo by'impunzi batajya bataha, ibiki byose. Ibyo byose nkubwiye ko ari ibintu byananiye gukemuka. Urumva intambara atari igomba guhana. Wa mungane dushubije inyuma mu amaso urebye nko muri East Africa yacu. Ibihugu bidafite impunzi, Tanzania wenda sindumva impunzi zo muri Tanzania. Nimba zinahari ziri ku mubare muto cyane bashobora guhunga economically iki n'iki. Ubundi gucyura impunzi ibyo bintu bifata imyaka 40 bitaraba. Uganda haracyari impunzi cyangwa yaba ari bari yabimitwe gusabira. Ntujyane mu by'icyuka byo kujya muri buri gihugu n'ibitsi, nkubwiye ko muri kano kare uzi inkambi z'impunzi zidataha. Yego tujye tuzibona. None zurambazi. Rero dukeneye ibintu bikuraho abantu bakagira freedom, bakagira ibiki, abantu bakaba bahari baba bafite amahoro. Mbega tumeze nk'uburayi ko bumeze, nta bintu byo bya menace n'ibiki byose. Ubwo bivuze ko ibaye ikarangira akarere ka. Bivuze ngo iyo ntambara tugize Imana yakiriyaringa ibyo bintu bidasobanutse. Ariko binanze ntacyo haba hawo step yo kwikimura wenda bika. Uko yagumye wicare ntacyo ukora. Hakuzi kugira ngo umuntu ayobora igihugu imyaka 40. Niwe barakirwaniye, yarakibohoye, abandi bicaye. Ariko ngiye nakubwiye ngo icyo kibita kubohora, ubundi kubohora ni iki? Ubundi kubohora, ubundi ijambo kubohora rivuga iki? Kubohora ni nko gufata ibyari ibyo ndi muntu, ngiye niko narisobanura. Kubifata? No kubifata. Icyo gihe no kwiba ntabwo ari kubohora. Kubohora ni iki? Ko kubohora ni nk'ikintu cyari kiziritse ahantu. Byo bishobora gusanga ari bitakunaniye kubidefinisa. Ni ikintu cyari kiziritse ahantu byanga binuka, kirabohowe. Ukibohoye aragitwaye. Ahubwo wari ugifite aho cyari kiboshye nyine. Ubu ufite urumva ntabwo bisobanutse. Ko ari ijambo riri mu Kinyarwanda ko kiri kunaniye kurisobanura. Nuko bisaba kuryagura. Ngewe mbwiye ngo Museveni ngo yabohoye Ubugande. Okay, ndareba nkavuga ni warabubohoye nibyo. Ariko se nyuma yaho ko mbona byari kutwa nkaho byihorera, kuko demokarasi ntayaje. Ya myaka yavugaga bamaraho myinshi, Idi Amin ngo munyagitugu nibiki byose, mekanizme yakoreshaga nizo nawe ukora. Ibikorwa remezo bavugaga ngo ntakora biri hese wo. Donc ushaka ibintu ukabura change yawe kayibura. Change barabaye no gufata ubutegetsi nyine. So ubwo rero dukeneye akarere gatunganye. Nta bintu byo kuvuga ngo umuntu afite legitime ngo yo kuyobora. Ubundi muyobozi agomba guturuka muri think tank. Yego. Nanjye ndabyemera ko umuturage wo hasi, hari n'abaturage ubundi bataba bafite na conscience politique, bavuga ati dukeneye umuntu w'umutekano akubaha imitungo yacu, donc tukakora tukagera ku iterambere. Noneho abantu bafite akayihayo ka politique, yego, nibo bakora think tank bagahitamo umuyobozi, kuko nibo baba bari interest. Bagahitamo umuyobozi bakamwiga ko nibo bazi ubwenge, ba revolutionnaire bakagira gute, bakamushyira muri presidence. No nawe iyo bamusizemo ni symbole donc ni symbole, ntago bari nawe utekereza wenyine. Donc mwege mukora les projets mukazi mutereka impande, none wagashaka abandi bantu bayoboye intara, bayoboye ibiki byose bakazikira en place. Yego.
nuko ni symbole niyo mpamvu muri Amerika bavuga ngo Biden administration. Nuvuga ngo Biden abaraha ariko hari ikindi kintu cy'igikipe cy'igithink tank bita Biden administration wenyine. Kandi koko se bakora uri umwe. Natwe dukeneye hano tuvuga ngo wenda ngo Biden administration. Donc hari ijambo administration ishinzwe ibi nibi kuryo ikorerwa na accountability. Aho gasanga igihugu ngo muhozi ngo nuzatuyobora ese mumuvanye he mwamwizeho gute mwagize ni general rufu neza ubundi general ko agomba kuyobora batayo ubundi ayobora igihugu yagiye muri retirement yarayemeye cyangwa ntiyayemeye imperuka benda kumushyira muri retirement sinzi n'abasirikare ubwabo baravuga ko nta musirikare wemewe gukora politiki ahubwo arayirinda. Yego. Abasirikare niba bakora neza abafaransa ntabwo bakeneye umuntu ukora neza kuki batamugira umusirikare. Kuri rero saro mufite abajenerali bari qualifié kurusha Amerika kuki batamufata ngo bamushyire mu gisirikare bari wa president ko bazi ibibazo by'ibyo bintu. Nta musirikare uzi definition ya human right kuko mu gisirikare hakora itegeko ni ntabwo ashobora gukurika ngo nawe utange reflexion yawe. Ku rugamba rwo ati caha ntabwo amaze ati se kuki ntanyura hano. Rero usanga nako bebo igihugu buryo n'umuntu nashinga ishyaka bamumenasa kuko ntabwo yemeye kuzana ibitekerezo byawe. Rero abazungu baza ubwenge mpamvu bavuga ati nta musirikare ugomba kuyobora igihugu kuko ntabwo yemera think tank. Ntabwo yemera groupe de réflexion. Ese bakora neza abasirikare bakora neza wajye ubona ibihugu byose byira bayobowe n'abasirikare kuko ntabwo turusha ubwenge bwo gutama abantu bayobora neza. Umuntu ashobora guhita yitwaza context y'iwacu vuga ati wacu ho hakenewe umusirikare kugira abaturage bumve ibyo ngibyo nibyo bigomba kuva mu nzira. Abo bantu baradufashe batwumvisha ko ngo hakenewe abasirikare ngo batume dusobanuka. Nubwo nyine bimuvuga ngo hakenewe abasirikare ni nko kuvuga ati we ntagomba gutekereza. Hari abandi bantu bazaba gutekereza nkuko ku rugamba nyine babimeze. Ndaguya nkubwire ko abantu dutekereza barahari. Barahari byo ntago. None se tuzaguma turi muri ayo. Muzagaragaza ibitekerezo. Urubyiruko rusobanuke ubundi tujye dusobanura ibintu nushaho uzabigwemo nushaho uzapfe ariko hari umusaruro watanze mu bitekerezo. Nese undi umuntu atinya gupfa ni icyo ukora ngo ntuzapfe nyuma yaho. Rero njye abantu bareka ibi tujye dusobanura ibintu byisha Afrika tubishyira agaragara bizakemuke. Ubwo muri make akarere kazahita kasigara kameze gute? Noneho nyuma y'iyo ntambara y'akarere ibaye ngize Imana ikaba nkurikije rapport de force zihari yasiga gatunganye neza. Ese bwo ko nubundi haba hakozemo za mbaraga za gisirikare bwo sizo zakomeza izihe mbaraga za gisirikare nyine kugatunganya nakwe ko ari intambara. Urumva nyine ibihugu byagwanye mu karere ibihugu byarwanya abaperezida bamwe bafaho abandi bagoma. Ni ukuvuga noneho hahandi hariho abavuyeho ababasimbuye nabo byanga binoga urumva bataba bafite ukuntu aha abandi nuvuga ngo abavuyeho hashyirwaho abantu batazaba bakora menace ku bindi bihugu. Uwabakuyeho yabashyiraho yashyiraho ese ubwo wabakuyeho abantu ugashyiraho abandi bantu bazaba bakumenasa. Nuvuga ngo wowe nuvuga ngo Putin avuga ati ngiye gufata ikire ntago yari kwiyomeka ku Burusiya ubundi. Ahubwo yego hashyiraho umuntu umeze nka Lukashenko utazajya umutera. Biden atazajya anyuramo. Rero nabandi nibyo bakora. Nuvuga ngo washyiraho umuntu utemerera Biden ko aguha robingo wayimwaruma imitwe mugire mute. Aho ngaho ndi kubyumva. Ushobora kutari mu mutwe ariko ya demokrasi bwa bwisanzure twavugaga ntubikore. Ariko nakubwiye ko internet hari urubyiruko rwiteguye kumva ko Muhozi na Museveni bavuye mu nzira bo bagashyiraho ubutegetsi bwa nyabo. Byo urumva ko nta mpamvu yo kugira ubwoba gutanga ibitekerezo byafasha ejo hazaza yewe yaba kuri wowe n'abana bazagukomokaho cyangwa n'abandi bazaza kuko icyo abanyaburaya kenshi baturusha
bareba mu myaka myinshi cyane ko bafata risk, cyo bita gufata risk, ukareba mu myaka izaza ibintu bizagenda neza gute. Rero sinzi nimba wasezera abatukurikiye. Reka nanjye nsezera abantu bakurikiye kino kiganiro mbasaba gushira ubwoba kwa kugira ngo tuzaye kwa Afurika natwe yatungana. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza bakunzi ba Rwanda Burundi TV. Icyo twagusaba, kola subscribe, usharinge no kubandi kugira ngo babashe kugirirwaho n'ibi bitekerezo, tugende tungurana ibitekerezo ku bwishi. Murakoze cyane.